inshuti nyanshuti ntabwo ari za zindi zigaragara umeze neza cyangwa se usanga uri mu byishimo uri mu bihe byiza. Buri inshuti nyanshuti uzazibona muri cya gihe uri hasi cyane uri mu bibazo, uvuga ati ninde wankura hano hantu, nibwo uzabona inshuti zawe za nyazo. Naho inshuti zawe za nyazo ntabwo ari babandi buri weekend muba muri gusindana cyangwa musangira muhora mu birori ibintu bimeze neza. Ibyo ngibyo umuntu wese, abantu bose bababona mu bihe byiza nk'ibyo ngibyo, ariko mu bibazo uzababona. Ikintu cyonyine ufitiye ubushobozi bwo kuba wakontorora ni ibyiyumviro byawe, uburyo wiyumvamo, ibyo ukora n'uburyo ubikoramo, ndetse n'uburyo utekerezamo. Nta kindi kintu ufitiye ubushobozi bwo guhindura muri iyi si. Rekeraho ngaho gukomeza kugerageza guhindura abantu, kuko ntabwo bijya bikunda ibyo bintu. Buriya uzasanga abantu benshi b'iyi minsi bari gushaka kubwira abantu ukuntu bakabayeho ubuzima bwabo, bagakoze ibintu byabo. Iyo uganiriye n'umuntu akenshi bari kukubwira ese runaka biriya bintu bakora buriya yagiye bikora gutya. Njyewe nibaza impamvu umuntu akora ibintu nka biriya. Ntabwo abantu wabahindura ngo bamere nkawe bakora ibintu nk'uko wowe wakabikoze. We kontorora ibyo ukora n'uburyo utekerezamo n'ibyo wiyumvamo, ureka abantu bikorera ibintu byabo. Ntabwo wahindura abantu, ahubwo wihindura ibyo ukora, kuko ibyo bizaguteranya nabo binagutesha umutwe. Inshuti nyanshuti ntabwo ari za zindi zigaragara umeze neza cyangwa se usanga uri mu byishimo uri mu bihe byiza. Buri inshuti nyanshuti uzazibona muri cya gihe uri hasi cyane uri mu bibazo, uvuga ati ninde wankura hano hantu, nibwo uzabona inshuti zawe za nyazo. Naho inshuti zawe za nyazo ntabwo ari babandi buri weekend muba muri gusindana cyangwa musangira muhora mu birori ibintu bimeze neza. Ibyo ngibyo umuntu wese, abantu bose bababona mu bihe byiza nk'ibyo ngibyo, ariko mu bibazo uzababona. Ikintu cyonyine ufitiye ubushobozi bwo kuba wakontorora ni ibyiyumviro byawe, uburyo wiyumvamo, ibyo ukora n'uburyo ubikoramo, ndetse n'uburyo utekerezamo. Nta kindi kintu ufitiye ubushobozi bwo guhindura muri iyi si. Rekeraho ngaho gukomeza kugerageza guhindura abantu, kuko ntabwo bijya bikunda ibyo bintu. Buriya uzasanga abantu benshi b'iyi minsi